Reka nongere mbasuze inshuti bakunzi mwebwe mwese mufatanyije nanjye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Nizere ko mumeze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'isi, kandi nkomeje kwifuriza amahoro y'Imana, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bukomeze kubana namwe. Turagarutse ngo twongere turebere hamwe icyigisho dufite cy'uyu munsi, aho twe twasezeranye ko tuzarebera hamwe umumaro wo kwiga ijambo ry'Imana, cyangwa se umumaro wo kwiga ibyanditswe byera, Bibiliya yera, ijambo ry'Imana. Ndabararitse mwese mwongere kubana nanjye muri uyu mwanya, hanyuma turebere hamwe icyo ijambo ry'Imana ritubwira, twumve umumaro wayo ubuhe, cyangwa se ijambo ry'Imana ni iki. Imana ishimwe cyane. Reka rero mwebwe mwese munyereka ko turi kumwe, nkomeze kubasabira umugisha utangwa n'Imana, kandi kunyereka ko muri kumwe iby'agaciro, mubasha kumva ibyo tuganira, ibyo tuba turi kuvuga, kugira ngo bidufashe bihindure imibereho yacu. Aho wabaga wumva udasobanukiwe, ukaba warahasobanukiwe, ujye ubishimira Imana kandi bimukomeze, ndetse mujye murushaho kubisangiza abandi, n'abandi nabo babimenye. Nyuma ndabimenya, urumva ko bukeye n'uko bwije turagenda twiyongera, ntabwo nabura kubibabwira ndetse no kubibashimira. Mwarakoze cyane kandi muracyakora, mukomeze mukore kugeza aho rwose bizagaragara ko turi kumwe mu buryo bw'umwihariko. Kandi ntabwo ari bibi, ahubwo ni byiza. Icyo gituma rero bikwiriye, kandi n'ibitekerezo byanyu mujye mubitambutsa, munyandikira aho hasi muri komenti. Njya nkunda kuhanyura nkareba mesaje zanyuzweho, nubwo mbona zidakunda zimwe, hari aho bakubwira ngo ntibikunda, ariko muzajya mubyihanganira nyine. Kubw'ibyo rero reka twekizima mu magambo, ahubwo uyu mwanya tuharire Imana yacu ivugane natwe. Imana yacu ikomeze kutwiyoborera. Reka twicishe bugufi, tubanze natwe twishyire mu maboko yayo. Ugira neza Data twese uri mu ijuru, uwera uhoraho, mutangabugingo, soko y'umugisha, byiringiro by'abakwizeye, turagushimye kandi turaguhimbaje ko ari wowe ukomeje kutubeshaho, ukaba ukiduhaye impagarike n'ubugingo, tukaba tubashije kugeza mu masaha nk'aya ngaya, mu gihe nk'iki ngiki, mu mwaka nk'uyu, tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turishimye kandi turanezerewe ko ukibasha kutubonera umwanya, ukemera ko twumva uvugana natwe. Rega twe turi abantu kandi tugenza nk'abantu, ariko kuko udukunda urukundo rudashira, kandi ukadukuruza neza, ukatwegereza, ndagusabye ngo twese abahurira ku ijwi rirenga kuri iyi mirongo y'ikoranabuhanga, aho tuvuga turi mu bihugu bitandukanye, tukumvwa n'abari mu bihugu bitandukanye, uhire buri wese ubasha kubyumva ibyo tuhavugira. Udukomeze twese kandi uduhane umugisha Mwami. Ujye uba ari wowe urushaho kutwigisha iby'ukuri byose, uturinde kwihugiraho, ahubwo nk'uko wanditse ibyanditswe byawe byera, ukavuga uti bose bazigishwa n'Imana, uwumva ibya Data akabyiga azaza aho uri. Utwigishirize ibyahanuwe byawe,
natwe turushaho gusobanukirwa kandi tugire kwizera gushikamye ku masezerano, tugire ibyiringiro by'uko uzagaruka nk'uko ari ryo sezerano waduhaye. ubwo uzabuje natwe tuzaboneka umugabane wazagusanganiza ibyishimo. urakoze kutwumva kandi utwitaho. Mwuka wawe wera aba ari we urushaho kutubera umwigisha mukuru, ducishwa bugufi nawe, tubyambaje twizeye mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo umwami wacu, amen. murakoze cyane inshuti bakunze. turimo turarebera hamwe umumaro wo kwiga Bibiliya, ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana. ibyanditswe byera, isezerano rya kera ndetse n'irishya, nk'uko ari ibitabo bibiri bigize iki gitabo twita Bibiliya. ni ijambo ry'Imana ryanditswe kandi ryahumetswe n'imbaraga mvajuru, binyujijwe mu bantu bera b'Imana bavuze kandi bakandika bayobowe n'umwuka w'Imana. izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. ibi tuzabisoma cyangwa se tubisoma cyangwa se twanabisomye, ko birashoboka. iri somo twese ndazi ko turizi, iri somo tubona ryanditswe n'umugaragu w'Imana Pawulo yandikira Timoteyo, amuhugura ndetse amumenyesha ibyanditswe. ibyanditswe. Timoteyo wa kabiri igice cya 3 ku murongo wa 16 ndetse n'uwa 17 niho ndi kubabwira hari iryo somo. ko umumaro wo kwiga Bibiliya, niho tuza kubona harimo ubusobanuro bwimbitse bwatuma njye nawe tubasha gusobanukirwa iki byanditswe bivuga, tukamenya ibyanditswe ni ibiki, tukamenya ijambo ry'Imana ni iki, iki gitabo gitandukaniraho n'ibindi bitabo. kandi ibi tubyitayeho byatugirira umumaro nyine. Imana nivuga utega amatwi wumva ijwi ryayo, kuko Kristo ari umwami w'amahoro. Uwiteka Imana ihimbazwe cyane. reka dusome. ni urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ku gice cya 3. igice cya 3 niho tugiye kureba aya magambo, twumve uko atubwira. tujye dusoma bene data, twagakwiye kuba tunabivuga mu mutwe, ariko igihe tuba turi kwigira hamwe birakwiriye ko dusoma. haranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Imana yacu ishimwe cyane. bigira umumaro wo kwigisha umuntu, icyo ni icya mbere, no kumwemeza ibyaha bye, icyo ni icya kabiri, no kumutunganya, icyo ni icya gatatu, no kumuhanira gukiranuka, icyo ni icya kane. kubera ko ijambo ry'Imana bibaye bidafite umumaro nk'uwo nguwo ku kiremwa muntu, ntabwo umuntu yaba ashyitse. kuko badusobanurira impamvu yabyo ari ukugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo abashe gukora imirimo myiza yose. Imana yacu ishimwe cyane. muri iryo jambo
Imana yahaye umuntu ubumenyi buhagije ku byerekeranye n'agakiza, kandi ibyanditswe byera ni uguhishurwa k'ukuri k'ubushake bwayo. Haleluya. Ni urufatiro rw'imyitwarire, igihamya cy'imibereho ndetse ishingiro ry'amahame n'igitekerezo cyo kwizerwa cyerekana ibikorwa by'Imana mu bihe byose by'amateka. Petero wa kabiri, cyangwa se urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, ni ku gice cya mbere ku murongo wa 20, aho dusanga isomo ryiza kandi mwese muryiteho. Ariko genda hera ku murongo wa 19. Murongo wa 19 haranditse ngo, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ariko nshuti zanjye, mbanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanwe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ngibyo ibyanditswe byera, ngiryo isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Bibiliya yose igizwe n'ibitabo 66. Ibitabo 39 biboneka mu isezerano rya kera, ndetse n'ibitabo 27 biboneka mu isezerano rishya. Ibyo bitabo uko ari 66 nk'uko biri mu migabane ibiri, ijambo ry'Imana ryita abahamya babiri, cyangwa se Imana ubwayo ivugiramo ivuga ko aribo bahamya babiri. Isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Ndagira ngo wumve aya magambo nshuti yanjye. Tubonye isomo riboneka mu rwandiko rwa kabiri Petero yanditse, igice cya mbere uhereye ku murongo wa 19 kugeza kwa 21, ndetse twaje dusoma mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ku gice cya 3 murongo wa 16 n'uwa 17. Yisomye muri Zaburi 119 murongo wa 105 hatubwira amagambo akomeye kandi ngira ngo twese dusanzwe tuyazi n'ubundi. Bese birakwiriye ko iri somo mwaba mutarizi, tubaye tutarizi byaba ari ikibazo. Zaburi 119 umurongo w'105. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Imana ishimwe cyane. Iri somo mwese murarizi rwose. Ni umucyo, ni itabaza ritumurikira, tukabasha kugenda haba mu buryo bwa mwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Imana ishimwe. Imigani igice cya 30 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Naho harandi magambo ibyanditswe, ijambo ry'Imana, Imana ivugira mu bagaragu bayo itubwira. Imigani igice cya 30 n'umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabikingira abayihungiyeho. Ntukagira icyo wongera ku magambo yayo, kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Wumvise umuburo, arumvise uko iduhana. Wumvise uko kwigisha.
mbese uri kumva umumaro w'ibyanditswe? Biravuga nawe ukumva iyo uri umuntu ushaka kumenya imvugo y'Imana. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Nimusange amategeko y'Imana n'ibiyahamya. Niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Jambo ry'Imana umumaro waryo nuwo kutumenyesha aho dugomba gukura umucyo w'Imana. Niryo ritumenyesha amategeko y'Imana. Niryo ritumenyesha inzira y'ukuri. Niryo ritumenyesha abavuga iby'ukuri. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo wa 17. Aya masomo yose ndi kugenda mbabwira, nzi neza ko mwese muyazi. Ku batayazi namwe muyandike, mujye muhora muyasubiramo muyazirikane. Niyo atumenyesha iki gitabo icyo ari cyo. Niyo atuma tumenya iki gitabo ni icyande. Urahirwa niba ubyumva kandi urahirwa niba ubikora. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo wa 17. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Imana ishimwe cyane. Ibyanditswe byera umumaro wabyo nuwo kutumenyesha ukuri. Maze rero igasoma ryanjye nyine murabizi mwese abo tubana hano ku Ijwi Rirenga. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 31. Yesu Kristo arimo yerekana abana b'Aburahamu nyakuri, abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Muzamenya ukuri kandi uko kuri niko kuzababatura. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Umumaro w'ibyanditswe nuwo kutumenyesha ukuri. Uko kuri twamara kukumenya kukatubatura ku byaha. Kandi ukuri ni Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 14 ku murongo wa 6. Yesu arababwira ati, nigenzera n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data namujyanye. Imana ishimwe cyane. Ningenzera ukuri n'ubugingo. Yesu ubwe yivuga ko ari we kuri kandi ari we bugingo. Nguwo umumaro w'ijambo ry'Imana. Urwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike. Mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike hari isomo naho bitumenyesha ibyanditswe icyo ari cyo. Iki gitabo icyo ari cyo. Kuki iki gitabo cyanditswe? Twumvise byinshi ko ari cyo kutwigisha, ari cyo kuduhana, ari cyo kuduhugura. Yes. Uru rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike ku gice cya 2 umurongo wa 13 niho hatubwira ngo, icyo dushima Imana ubudasiba nuko ubwo twabahaga ijambo ry'ubuntu ubutumwa bwiza ari ryo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'aho ari ryo jambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, kandi rigakomera no muri mwe abizera. Imana ishimwe cyane. Reka nsome nk'uko byanditse. Umva aya magambo. Icyo dushimira Imana ubudasiba nuko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza
ari ryo jambo ry'Imana mutaryemeye nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, kandi rigakorera no muri mwe abizera. Imana ishimwe cyane. Ni amagambo meza cyane inshuti yanjye. Iyo usomye igitabo cy'Abaheburayo, igitabo nacyo tubwirwa ko ari Pawulo wacyanditse. Igihe yandikiraga Abaheburayo bibagizaga ibyabo, igice cya 4 umurongo wa 12. Ijambo ry'Imana ni inkota kandi rifite ubugi impande zombi, ni ukuryitondera rero. Aravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. 13. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Imana ishimwe cyane. Ngiyo Bibiliya, ngibyo ibyanditswe byera, ngibyo ibyo dusanga mw'iki gitabo, ijambo ry'Imana. Nta gitabo na kimwe kigeze gukundwa, kikangwa, kigahabwa icyubahiro kandi kigacirwaho iteka nka Bibiliya. Iyi ndi kukubwira, abantu barishwe kubera Bibiliya, abandi barishe kubera yo. Ibi ni ibintu bitangaje cyane. Bamwe barishe, abandi barishwe kubera iki gitabo. Yateye abantu gukora ibikorwa bikomeye kandi byiza. Imana ishimwe cyane. Kandi iratukwa ku buryo ibikorwa bibi byakorwaga n'abantu bitwaje Bibiliya. Intambara zashenye byinshi kubera Bibiliya. Ibiyanditsemo byateye impinduka, ubwami bwinshi bwahanguwe n'ibitekerezo byayo. Abantu batandukanye, guhera ku bizi by'iyobokamana kugeza ku baharanira inyungu zabo, kuva ku barondamoko kugeza ku baharanira inyungu za rusange, kuva ku banyagitugu kugeza ku batanga umudendezo, kuva ku banyamahoro ukageza ku bakunda intambara. Bose abo mvuze bose bashaka mu mpapuro za Bibiliya amagambo yo gushyigikira ibikorwa byabo. Njye ndakubwira rero uyu munsi, iyi saha turi kuvugana, ujya muri Bibiliya ugiye kwishakamo ukuri, kukumenyeshe nyir'ukuri. Ukuri ninde? Ubutumwa bwiza bwa Yohana, ubwo bwanditswe, bwaba ari ubwiza bwa Yohana, ariko ntabwo bwari ubwa Yohana, ahubwo ni ubwa Yesu Kristo. Yohana yanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Yohana ku gice cya 6 umurongo wa 45. Mukurikire inshuti zanjye, aya magambo arakomeye cyane. Ntabwo ari amagambo yo kunegurizwa izuba. Haranditse ngo, byanditswe mu byahanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana. Umuntu wese wumva ibya Data akabyiga aza aho ndi. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo ari kuvuga aya magambo. Byanditswe mu byahanuwe ko abantu bose bazigishwa n'Imana. Ubujye nawe ndetse n'abandi bose byari bikwiriye ko twigishwa n'Imana. Kandi umuntu wese wumva ibya Data akabyiga, umuntu wese wumva iby'Imana, ibya Se wa Yesu, ari we Data wa twese, akurikira Kristo.
kugira ngo ukurikire Kristo nuko wumva ibyose avuga, ukabyiga. Niyo mpamvu ya somo nyine nakubwiye, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, muzamenya ukuri kandi uko kuri niko kuzababatura. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ku gice cya 3 ni cya 5, igice cya 5 umurongo ni wa 39. Mwumve aya magambo. Amagambo arakomeye cyane kandi birasaba kuyitondera. Umurongo wa 39 haranditse ngo murondora mu byanditswe, kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimamya. Umurongo wa 40 nyamara mwanze kuza hondi ngo muhabwe ubugingo. Nguko uko Kristo atubwira, abwira abigisha amategeko, abwira abafarisayo, abwira abayuda, abwira abamwumvaga. N'uyu munsi nitwe ari kubwira. Niba turondora mu byanditswe, kuko mu byanditswe byera nk'uko twabibonye, arimo twibwira ko muri byo arimo dufite ubugingo buhoraho, kandi ko ari byo bihamya Yesu Kristo nk'umwana w'Imana. Ariko nyamara ntitubasha kumukurikira, kandi ibyanditswe ntacyo biba byaduhishe. Umwihariko wa Bibiliya nuterwa no kuba itagengwa n'ibya politike, umuco cyangwa se iby'imibanire y'abantu, aho guterwa n'inkomoko ndetse n'inyigisho byayo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Bibiliya ni uguhishurwa kw'Imana yigize umuntu, umwana w'Imana Yesu Kristo, umucunguzi w'isi. Haleluya. Mu gihe mu mateka abantu bagiye bashidikanya ukubaho kw'Imana, benshi bahamije bashize amanga ko iriho rwose kandi ko yerekana. Nibwo buryo ki Imana yerekana kandi tukumva imvugo yayo. Iyerekwa ry'imico y'Imana rizanwa n'amateka, imyitwarire y'umuntu, umutimanama n'ibyaremwe. Akenshi ryitwa uguhishurwa rusange, kubera ko kubonwa na buri wese kandi kukaba gusaba gutekereza umuntu ku giti cye. Imana idufashe inshuti zanjye, aya magambo muyiteho. Ndagira ngo wumve aya magambo. Icyaha kizitira uguhishurwa Imana yashaka gutanga ubwayo binyujije mu irema, kigaca intege ububasha bwacu bwo gusesengura ubuhamya bw'Imana, ntitubashe kumenya icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Kubwo kudukunda, Imana yatwihishuriye by'umwihariko kugira ngo idufashe kubona ibisubizo by'ibibazo twibwira. Binyuze mu isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya, yatwiyeretse mu buryo bw'umwihariko kugira ngo imico yayo n'urukundo rwayo bidashidikanywa. Uko kwihishura mbere na mbere kwanyujijwe mu bahanuzi, noneho kugaragara by'ikirenga
mu kwigira umuntu kwa Yesu Kristo, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere ndetse n'umurongo wa kabiri. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye rero, Bibiliya yuzuye amagambo menshi avuga ku Mana, ariko muri ubwo buryo ikanerekana Imana nk'umuntu. Ubwo buryo bwombi bwo kwihishura ni ingenzi, kandi dukeneye kumenya Imana binyuze muri Yesu Kristo, nk'uko mu butumwa bwa Yesu bwanditswe, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ku gice cya 17 umurongo wa 3 hatubwira, aho atugaragariza uburyo ki yiyerekana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ku gice cya 17 umurongo wa 3, ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana nyukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ndetse binanyuze mu kuri muri Yesu, nk'uko Pawulo n'ubundi abyandika yandikira Abaefeso ku gice cya 4 umurongo wa 21, aho ababwira amagambo atuma babasha kumenya ukuri kuri muri Kristo. Uyu munsi nitwe ari kubwira ukuri kuri muri Kristo, twakumenya gute? Abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire. Abo nabo bagomba kubanza bagasoma ibyanditswe byera. Kandi ibyanditswe bizakubera umurinzi, inshuti yanjye. Ibyanditswe byera bizatuma tumenya ukuri. Ibyanditswe byera bizatuma tuba abantu bashyitsi. Ibyanditswe byera bizatuma tuba abantu bakora imirimo myiza yose. Niba mwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya umwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremwe ibyo gukiranuka no kwera, bizanwe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Icyo Pawulo avuga ni iki? Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, binyuze mu kuri kuri muri Yesu Kristo, ndetse binyuze mu byanditswe byera ari kuvugiramo, Imana ivanaho ibyatuzitiraga byose mu buryo bw'intekerezo ndetse n'ubw'iby'umwuka, yerekana ubushake bwayo bwo kudukiza. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya kandi ihishura Imana kandi ntigire ikihisha ku nyoko muntu. Nicyo gituma rya somo ritubwira ngo ibyahishwe n'ibyo Uwiteka Imana, ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu kugeza iteka, nk'uko byanditswe mu mategeko. Yerekana uko twangiritse mu buryo bukomeye, maze ikanadufasha kubona igisubizo cy'ikibazo cyacu. Yerekana uburyo twazimiye, uburyo twagiye kure y'Imana, maze ikanerekana ko Yesu gusa ari we utugarura ku Mana.
Imana ishimwe cyane. Yesu wenyine niwe nsanganyamatsiko y'ibyanditswe byera. Isezerano rya kera ryerekana umwana w'Imana nka Mesiya, umucunguzi w'isi. Haleluya. Isezerano rishya rimuhishura nka Yesu Kristo, umucunguzi. Buri gitabo, haba mu buryo bw'igishushanyo cyangwa se mu buryo bugaragara, cyerekana imirimo ye, cyerekana umurimo we ndetse n'imico ye. Urupfu rwa Yesu ku musaraba ni uguhishurwa kw'ingenzi kw'imiterere y'imico y'Imana. Mwakire n'izi ijambo ry'Imana. Bene data, nshuti yanjye, reka mbabwire aya magambo turi kwigira hamwe umumaro wo kwiga Bibiliya dusoza. Nta mutima n'umwe wahindutse mushya washimishwa no guhora wakira gusa ibyo uhawe udashyira mu bikorwa buri munsi umunyu w'ijambo ry'Imana. Ubuntu bw'Imana bugomba guhora bwakirwa uko bukeye. Bitabaye ibyo, ntawakomeza kuguma mu mibereho yahindutse. Nawe kwizera kwanyu gutungwe n'ijambo ry'Imana, mugundire mushikamye ubuhamya buzima bw'ukuri. Yakobo nawe atubwira amagambo meza, aho dusoma ku rwandiko yanditse igice cya 4 ku murongo wa 7 ndetse kugeza ku wa 8. Yakobo avuga ngo iki? Abantu bahunga Imana, muhunga Imana, hari uwo mukwiye guhunga. Abantu barwanya Imana, ntimurwanye Imana, hari uwo mukwiye kurwanya. Nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani, nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha, nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Abantu bahunga Imana, abantu barwanya Imana, bagakora ikinyuranye, bakagandukira Satani, bagasanga Satani, mu gihe Satani ari we bakwiye kurwanya bakamuhunga, ahubwo barwanya Imana bakayihunga. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani, nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha, nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima, kuko Kristo avuga ngo ntawe ukeza abami babiri. Ugiye kugira imitima ibiri muri wowe ntibishoboka. Imana yaduhaye umutima umwe, niwo tugomba kwizeza tukabarwa gukiranuka cyangwa gukiranirwa. Mukomeze kwizera Kristo nk'umukiza wanyu bwite. Yabaye kandi azahora ari we gitare mu binyejana byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Abakristo, nshuti yanjye, Abakristo bakagombye kwitegura ikintu giteye ubwoba kigiye gutungura isi bidatinze, kandi uwo mwiteguro bagombye kuwuheshwa no kwihatira kwiga ijambo ry'Imana no kugira umwete uhoraho wo guhamanya n'imibereho yabo n'amahame ya Bibiliya. Nicyo gituma ndi kukubwira umumaro wo kwiga Bibiliya, ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana. Ibyahishuriwe Yohana turimo dusoza igice cya 1 umurongo wa 3. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Nshuti yanjye, ndakubwira amagambo turimo dusoza. Abazaba barashikamishije imitima yabo mu kuri kwa Bibiliya, nibo bonyine bazakomeza gushikama mu rugamba rukomeye ruheruka. Abiga ibyanditswe byera bashyizeho umwete kandi bakaba baramaze gukunda ukuri, abo nibo bonyine bazarindwa ubushukanyi bukomeye bwigaruriye iyi si dutuye. Isomo nkubwira ngo urishyire mu mutwe kandi ryagufasha. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, igice cya 8 umurongo wa 31 na 32. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Abantu bacu uyu munsi, twebwe n'abacu,
dukeneye gusobanukirwa n'amahame y'ibyavuzwe n'Imana, kandi dukeneye kumenya akantu kose k'amahame y'ukuri kwahishuwe azabiteguza cyangwa se azatwiteguza guhangana n'ibigiye kwisuka ku isi, akanababuza gutwarwa n'imiyaga yose y'imyigishirize. Imana ishimwe cyane. Ndizera ko umumaro wo kwiga ijambo ry'Imana tubyumvise, ariko birasaba kujya duhora tubisubiramo, tugashishikarira kubimenya. Tugashishikarira kubimenya. Iki gituma rya somo twatangije rivuga ngo icyakora rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, muzaba mukoze neza nimuryitaho. Rwose muzaba mugize neza nimuryitaho. Imana ishimwe cyane. Turi muri Petero, so twasomye Petero, urwandiko rwa Petero rwa kabiri, igice cya mbere ku murongo wa 20, ariko uhereye ku wa 19. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, uko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandura mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Imana yacu ishimwe cyane. Mwakoze cyane inshuti zanjye, reka babwire ngo Uwiteka Imana ibishimire, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira ibyigisho byiza. Reka Imana nibidushoboza tuzongere guhura ubutaha.